Reka mbanze nakire Kitoko bibarwa. Welcome back home. Ikaze mu kiganiro cyacu. Long time brother. First of all, reka mvuge ngo nari ngukumbuye. Nanje nuko. N'abandi banyarwanda bose bari bamukumbuye ntago ari ngenje nyine. Ikindi warakoze kudahagarika umuziki, warakoze kuduha ibihangano. Warakoze kwerekana ko umuziki niyo choice yawe. Iyo ushaka wari kujya kwiga warangiza gukora graduation ukajya mu kazi umuziki ukawureka nta muntu wari kukwishyuza kubera ko nubundi ntago twari tuzi kuzaririmba. Ariko Imana ishimwe ko waririmbye kandi n'uyu munsi ukiririmba. Imana ishimwe kandi kuzabona stage muri BK Arena nabyo turaza kubigarukaho. Ariko niba turi kumwe niba ukurikiye RTV niba ukurikiye Versus reka tugende muri ya minota dufite tugendane na Kitoko turebere urugendo rwe mu muziki rwa urugendo rumeze gute kugeza uyu munsi umuziki arawubona gute generation to generation arayibona gute byose biraza kudufasha kugira ngo tumenye uyu munsi turatera imbere tugomba gukora iki kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ikaze muri Versus bwari ubuzima bumeze gute mbere yuko ninjira mu rugendo rwawe rw'umuziki hanze y'u Rwanda mu Bwongereza? Ntabwo byari byoroshye ko nari mvuye hano ndi umunyamuziki ngenda mu buzima bundi busanzwe ntabwo byasaga ntabwo byari ibintu bisa mu byukuri yani ko navuga byari bitandukanye ariko nagiye niteguye kwakira ibintu bishasha. Urakoze cyane. Buri iyo umuntu atembereye hari ibyo agenda yiga ariko mbere yuko tujya mu bintu byinshi reka twinjire mu muziki. No muziki watangiye gute? No muziki wamazemo igihe, no muziki ukirimo ariko no muziki waje gute muri wowe kubera ko hari n'ibindi wagombaga gukora washoboraga no kwiga gusa muziki ukawureka ariko byose wabishyize hamwe. No muziki wari umeze gute? No muziki winjemo gute Kito? Urambaza gutangira bwa mbere cyangwa mu gihe narindi hari? Gutangira bwa mbere kwinjiramo gutangira ugakora izo ndirimbo bitandukanye. Thank you. Muziki byari numvaga ari ubuzima je nakuriye mu rusengero ndirimba buri munsi ariko uko ngiye kuririmba nkumva ndi kubikunda kurushaho. Rero ya niko navuga buri munsi natangiye ndi muto nibwo natangiye kumva mfite ubushobozi bwo kuba nahimba indirimbo ngenda mbigerageza rimwe nkayumvisha abantu akaba banci intege nta muntu wambonagamo umuhanzi ariko je nari ntaratekereza ko nazajya muri studio so naho byatangire kugeza uko ukura ni kugenda ugira izindi information kugeza ninjiye muri studio. Umuntu dukurikije ashobora kuvuga ati umwana watangiriye mu rusengero uko yakuze agenda ava mu rusengero ajya mu zindi ndirimbo byaje gute ko cyatagumye muri gospel ko cyatagumye mu ndirimbo zo kuramya? Ikibi ni ugutukana niba muri indirimbo zitabangamira undi muntu numvaga ntacyo bibangamiye nta na kimwe numvaga kandi nabonaga ariho hari message nyinshi zo kuvuga gospel twari na benshi ariko okay sinavuga ngo nari mfite impamvu yo kubivamo ariko narinzi ko nibyo nzajyamo nabyo nta muntu uzabangamira. Nice. Nicyo wibuka muri icyo gihe nicyo wibuka muri bwa buzima mu kwinjira muri wa muziki mvuye mu rusengero noneho nangiye kariyeri yanjye hari abo bahanzi turi kumwe hari abo bahanzi banyegereye hari abambwira ngo birashoboka hari n'abambwira ati turabona hakiburamo ikintu hari abo producer bakubwira ati birakunda. Nicyo wibuka bwari ubuzima bumeze gute muri iyo minsi yashize? Ibintu nibuka nakoze indirimbo ya mbere kwa icyo gihe hari kwa ba JP mbona reaction z'aba producer abandi bantu bari barimo aho banyereka ko mbona barabyishimiye ndavuga ni I think ibi bintu bya nabikora. Ikindi nibuka ikibuga cyari empty ntabwo abantu bari benshi hano na community yacu ntabwo yumvaga indirimbo nyarwanda yari kwari ugufightinga bihagije ariko icyari cyiza kinaruta ibindi twari dufite ubumwe nk'aba artist twari tumeze nka famille dukundana ubushobozi bwari buke ariko ubwumvikane buri hamwe kandi ubona twese dufite intego yuko ntabwo twatekerezaga amafaranga twari tuzi ko bizagera igihe bikadutunga buri wese yari afite intego yuko kugeza mu ntara tuzagereho twumve radio umunsi umwe bwije ikiri indirimbo z'inyarwanda nibyo twaganiraga so kandi ubona hari cyahindutse. Bigutera ishema rimeze gute iyo utekereje ko mu kanya nandi kuvuga ngo Mili nawe turaza ko turi hano mu kiganiro kimwe kuba mwaramubanjirije hari nabandi mwabanjirije hari nabandi nk'ibyo mitekerereze mwari mufite muvuga ngo reka dukora ibi bintu umunsi umwe bishobora kudutunga bishobora gutunga abantu wenda n'abahanzi bandi badukurikiye. Iyo wibutse ibyo bintu watangiye kubifata nk'akazi ryari watangiye kubifata nk'akazi gute byaturutse kuki kugira ngo wumve ngo hari aho turi gukora wenda ntago biradutunga ariko bishobora kuzadutunga? So icyo natekereza kuri aba bavuze ni Mili batangiye icyo navuga kuri bo i generation nshasha I think bafite amahirwe menshi aruta yacu kuko basanze imihanda iharuye ubu umuturage wese yumva indirimbo nyarwanda hari opportunity leta twakoraga icyo gihe yari irimo mu nzira yiyubaka
ubu nageze hano mbona ibintu uko bihindutse no only mu buryo bw'imigaragarire n'imyumvire y'abaturage. So music irimo amafaranga uko biri kose ku muntu ukiri mutoya uzamuka. Naho warumbaje ikindi kibazo igihe cyahindutse akazi. Byahindutse akazi maze kubona abantu batangiye gukunda indirimbo zanjye, ukabona umuntu mukuru wiyubashye utatekerezaga arabundi umufana wawe. Akaririmbo nagakuru. Iryo jambo wumvaga ari ibintu byari rike. Byabaga ari ibintu bikeya, wumvaga ari nk'umuntu uriye shokora bwa mbere. Wumvaga biri biragufata. Naho icyo gihe njye nakoraga indi mirimo, nari ndi muri agence y'indege muri UTC, I think we wari utarabizamo. So ntangira kubona ndi kubura umwanya wo kwatendinga mu kazi. Ahubwo n'ibindi bingira business nkabona nabyo birimo inyungu. Ndavuga reka mfokasinge kuri music, so nubwo ninjiyemo hano ya. Nice. Urakoze kuvuga kuri agence, ntago ndi buyigarukeho nakazi wakoraga nkuko hari nakandi kazi wakoraga. Ariko iyo nsubije amaso inyuma binyereka ko ntago wigeze uhagarika ishuri, wigeze uhagarika akazi, nubwo wenda hari uburyo wabonaga bikabangamira ndo ukavuga ati nyuma yaho reka mfate mbese kamwe menye icyo gukora. Niki cyatumye wumva ko ishuri, akazi, umuziki ngomba kubikora kubera ko byose bishobora kumfasha? Ni ugushaka umutekano w'ubuzima. Ni ugushaka umutekano w'ubuzima nta kindi, kuko ntituba tuzi uko ejo hameze, ntabwo ubuze umuryango uzakinguka. Ufite chance uri mutoya ukabuzi ko byose ushobora kuba washakisha imfunguzo ushobora gukingura hose, why not? Urazigerageza. Ariko iyo niyo motivation. Ni motivation, ni future, nashakaga future irimo amahoro. Nta kindi ya. Uyu munsi birashoboka ko umuziki watunga umuntu ugendeye ku byo umaze kubona kuri experience turi kuvuga ati inzira ziraharuye, uyu munsi hari technology, hari ibyo dukora, hari uburyo tubikoramo wenda bikagera kure. Tugende no kuri ibyo ngibyo avuga ati nashakaga nyine kuba ntekanye mu buzima bwanjye ejo hazaza. Uyu munsi ubibona gute? Uyu munsi ubona wenda birashoboka nubwo watekereza ikindi wakora umuziki? Kubaka izina nibyo bigoye. Urumva? Nibyo bigoye nubwo bavuga ngo itangiro riragora. Nibyo, ariko hari aho ugera nabwo bikagusaba izindi imbaraga na discipline nyinshi, ariko birashoboka. Niba utararirimba ngo abantu bagutera amabuye kandi ukaba ubizi ko ufite ubushobozi bwo kuba wakora indirimbo, so ikintu gihari no gukora ibyo abantu bakunda. I think usibye ko imyaka umuntu abagezemo ntabwo uvuga ngo ndategereza ku muziki gusa, ariko ni ibintu ushobora gukora nk'ibyintu bigushimisha, ariko bikaba byanashoboka ko byatanga inyungu. Urakoze cyane. Ubuzima, akazi, amashuri, umuziki turawutangiye, dutangiye kubona ko udutunga. Abo babyeyi, abantu bakuru, abana, urubyiruko bari kukubwira ko baragukunda, umuziki wawe barawukunda. Ariko mu minsi mike tubona Kitoko yisanze mu Bwongereza. Wisanze mu Bwongereza gute bro? Mu Bwongereza ni bya bindi n'ubundi. Mu Bwongereza ntabwo nagiyeyo, honestly yari ya mpamvu yo gushaka ko niyubaka mu mitekerereze mu biki. Ariko si ibintu ndegreta kuko nahigiye ibintu byinshi, wenda abyo turaza kubigeraho. Nahigiye ibintu byinshi, ariko cyari igihugu nabonaga ko kifite discipline. Hari ukuntu bafite umurongo, hari n'ahandi nagiye mba hatariho hanze y'iki gihugu, ariko nagezeho mbona difference y'umu British. Afite ukuntu kwigisha igihe, kwigisha ukoresha, iyo bakwigisha igihe burya n'ubutunzi n'ibindi umenya ko bikoresha. Na business, no kuba wakora business mu kintu cyose uri gukora. Nabonaga ari ahantu nishimira kandi ntabwo ari habi. Wagiye mu kazi kwiga cyangwa mu bindi? Yari ishuri, ariko nari mfite n'ubundi nzi ko ngomba gukora kugira ngo mbeho. All right, nice. Buriya umuntu amaze kugera ahantu hari ibintu byinshi nkuko umaze kubivuga, hari ibyo wahigiye, hari ibyo usobanukirwa, hari ibyo ubona wenda byiza ushobora no kuzana hano bikaba byiza, hari n'ibindi ubona bigoye wenda twebwe tudashobora kwakira aho uvuye. Ariko wahigiye iki? Niki wahabonye? Wasobanura gute amahanga? Amahanga rero gusa umuntu uri bwumve ntabwo ari meza kuruta iwanyu, nari gake. Ariko hari ibyo bafite kimwe nuko wazana umu British cyangwa se umunyamerika nawe hano agasubiraho hari ibindi yakuye. Tujya tubabona babivuga. So gengera hariya nize gukoresha igihe. Nari umuntu ukererwa, nari umuntu wica gahunda, nzi ngo ndagusobanurira ubyumve. Sanga hari ahantu ibyo bintu babifata nko kubeshya. Iyo wishe isanka bagufata nk'umunyabinyoma. So icyo kintu cyo nzi ko cyankoreshejemo. Ikindi no guha agaciro ikintu nshoboye cyane cyo cyose. Nubwo naba shinzwe reka mvuge gutese gusingiriza imisumari umufundi cyangwa ikindi kintu,
ni ibintu ngomba kuba kubera ko mfite ubushobozi bwo guterura ya misumari nkayitanga we abiha agaciro nibyo nagiye namenyemo ikindi ni ukumenya gutegura ejo ubwo ni saving cyangwa se prepare future yawe. Nice. Ni ubuzima buba ari bwiza ariko nanone nk'uko wabivuze ni ubuzima butari bwiza kubera ko ugiye hanze harimo challenges zitandukanye ariko wowe wabubayemo gute n'ubuhanzi bwawe na bwa buzima turimo na ya saving wavugaga na ya future yawe uri kubona imbere uri umustar uvuye hano uri umuhanzi ariko ubu buzima ugiye kubibamo byose kandi bigendane kwiga umuziki ubuzima gukora kandi tutibagiye kuri n'umustar abantu barakuzi ubundi kwiga gukora kubaho ibyo mifata nk'ubuzima kandi ubuzima buri munsi bumeze nka nabyita gute ni nka recorder cyangwa se ni nka disc yakira information then music ikabisohora music nibwo buryo kubilansa hanze so ibyo byose ntabwo byancega intege navuga no okay life ninje mu nshasha ngiye kwiga ibindi bintu bisha maybe bizamfasha muri ejo hazaza so ntibyancega intege ikindi kintu cyanteraga courage nari nzi ko ntagiye kuhaba permanently ntabwo byari permanent kutura hari burundu uvuga ati one day nari nzi ko one day zasubira home so byo byose navuga okay bizarangira bizarangira ni nko kukubwira ngo uri koga mu nyanja wenda ubona bigoye ntabwo ubabazwa no kubona ijisho ritagera ku mupaka hakurya uzi ko ugifite imbaraga zo gusubira ahubwo wavuye so byagenze neza uko biri kose. Ubuzima bwo kwamamara urabukunda wabwijemo iki kuba abastarisha namirinda kamubaza kangaka ubuzima bw'ubustari nkunda umusaruro wabyo ntabwo nkunda ubwabyo si ibintu nk'uyu munsi umwana wanjye ambwiye ngo agiye kuririmba twabiganiraho umwanya munini why kubera iki why nibigeragezo icya mbere cyo privacy iratakara nk'ubu reka ngwe nk'urugero nje hano hariho ndi mushyashya hari nk'amashuti banje b'abanyamakuru nkuko bavuga ngo dukore interview kabase ndajya muri interview kuvuga iki so kuki batarika ngo nibere mu buzima bwanjye kwanza banze menye na Kigali ntekana so ibyo byose bitubona ati bino bintu rero kandi uko ugenda uganira niko bakubonamo hari imyenge babona wowe utazi kufite cyangwa ukaza uzi ko ari ibituri buvuge nka gushyana handi udashaka so femme ntabwo ari ikintu umuntu agomba biterwa waje gishaka maybe hari icyo kimumarira ariko jewe nakoze music ko nyikunda ariko ikintu imbaraga nanone gituma mbigumamo nuko nzi buri kintu kigira effet negative na positive so femme ifite ikintu nta privacy bihari ubyitwaramo gute kugira ngo privacy yawe abantu batayitwara ubyitwaramo gute kugira ngo ya privacy yawe nyine of course ntago ari byiza ntubikunda ariko nyine ugomba kubibamo ukoresha strategy imeze gute kugira ngo nuguca bugufi burya iyo ushaka ko iyi telefone itagwa uyisiga hariya hasi nta kure harenze hasi nta handi nuvuga ngo nuguca bugufi umuntu niba expectingaga ko uje ushaka kwihisha uramwihorera ukamuvugisha neza gatambuka na za nduru yari guhamagara ugiye ntabwo ziba zikivuze I think nuguca bugufi tu urakoze cyane buriya iyo umuntu abaye hanze iyo agiye hanze cyangwa se n'umuntu atembereye hari ibyo agenda yiga muri bya bindi agenda yiga hari agaciro aha ndavuye ndabikubwira nk'umunyarwanda nanjye ndi umunyarwanda turi mu Rwanda wasobanura gute u Rwanda tugende ku byo wanyuzemo ko watembereye ku ngendo wakoze ku myaka wabaye no hanze wenda u Rwanda icyo naruvuga u Rwanda ni itongo ririmo amahoro niko navuga n'ahantu ntabwo turi bashasha muri iki gihugu n'ahantu hahozeho amahoro harimo isuku ariko cyane cyane nk'umuntu uvuye hariya nk'uko bimbajije ni igihugu gifite reputation nziza hanze imiyoborere myiza abaturage bumvikana hari abashuti banye nari mfite baje mu bintu by'amagare baba British I think bari baje kuvisita bo ntibaje kwisiganwa ntabwo mbizi niba bari baje kureba amagare cyangwa gusura u Rwanda gusa simyibuka ariko bajya bavuga ati hariya nta muntu kwiba I think banyuze mu bindi bihugu duturanye ntazi nta muntu kwambura telefone ngo yiruke kuko ibyo nkubwira London ubu nabyo bisigaye bihari nta muntu ubona mu muhanda umuntu wese abatekanye ukuntu abantu batwara mu mamodoka ntusanga ahantu bari gusunika imodoka ngo yapfuye cyangwa ngo yago so u Rwanda ni igihugu gifite imiyoborere irimo discipline nyinshi reputation nziza hanze yaho twebwe turi hano turabyumva turabibona tubiha agaciro cyangwa nyine wa mugano utangira kubitekereza ari uko umunyamahanga kubwiye ati ariko mufite igihugu cyiza iki n'iki ugiye hano usanga ari ikibazo ariko iwanyu nta kibazo
dutangira kubibona ko nyine of course we ntabwo wabibona kuko hari n'igihe uba ubizi ariko utari sire kuko burya compliment umuntu aguha iyo nkubwiye ngo Lucky wambaye neza uba ubizi ko wabikoreye ariko ntabwo buri sire utegereje confirmation yanjye so n'abandi bo hanze barabibabwira ndibizi ko umunyarwanda wese byabizi ibyo mvuze ariko biryoheye undi muntu utari witeguye ko abivuga ari ubivuze so nanjye rero mfite half yabo bantu bandi bo hanze ko maze igihe ntari hano so honestly u Rwanda ni itongo ry'umugi ririmo umugisha mwinshi cyane. Urakoze cyane. So director Vava ndagira ngo muri screen yanjye uyu muvandimwe mbere yuko dutangira no kugana muri ya minota yacu noneho tujye muri screen mfitemo amafoto n'abantu uri buze kubwira n'icyo batekerezaho n'uburyo wenda mwabaye. Ushobora kuba mutarabanye ariko uburyo wenda ari abahanzi ukababona. Twagiye. Thank you so much Vava. Medali Ngabo. Medali Ngabo we navuga byinshi. Medali Ngabo yaje maze kwinjira mu muziki afite indirimbo nk'ebyiri eshatu aza afite indirimbo yitwa yakoze ntitwazimenya yitwa ngo iki Mayobera niyo twamumenyeyeho tuza guhurira i Butare turaconnect tuza guhurira muri baje kudutoranya amajya kurimba mu gikombe cy'i South Africa turatindana twanabanaga ibyumba byegeranye tuzerera turamenyana tuza hano i Kigali ama event menshi nko muri stade niba byibuka yarimo abayobozi akenshi yabaga ari na Medi bigatuma dukorana tujya mu ntara Medi rero uko muzi ni umuntu w'inyangamugayo kandi Medi agira ukuri Medi ni umuntu uguha vibe nziza reka mivuge mu buryo bw'igihanzi ya nice next ndi kumwe na director wanjye hari uko nashyiramo amafoto tuvuye kuri Medi twita tujya kuri next Vava, shiriramo ifoto yanjye hano Vava. Thank you. Pastor P. Yeah. Pastor P twakinanye basket Cyangugu. Turabana. Yeah. Burya twakinanye basket yari umuhanga, yari umusore ubona bimubereye afite afro, akunda music, nkunda music ibyo turimo yari sport. Wow. Cyangwa nahabaye mwaka umwe sinjya kubitindaho. Pastor P tuza guhurira mu muziki n'umuntu usetse mujya kurangiza indirimbo wasetse kurusha uko medita ku ndirimbo twakora indirimbo yitwa Isi n'abantu ya mbere ndayikunda turongera duhura muri studio muri campaign dukora indirimbo ya thank you y'amatora ya thank you Kagame turimbira umukuru w'igihugu uyu mugabo ne wayikoze so na nubu turi inshuti ntiduherukana ariko n'umuntu muzima. Pastor P niba twumva aze gushaka umwanya mubonane nice. So last one ifoto ya nyuma n'uyu muvandimwe no mu gihugu cy'abaturanyi Washington nibagiye ubwoko bwe bwo muri Uganda Mutoro Vitoro fotopoto buriya hari ikintu bita ngo empako buriya empako ni nka sign cyangwa se ni nka kiti agatazirano baguha ariko ka family ntabwo ari ukuvuga ngo ni wenda Kitoko ise gwita ki haba harimo wenda urugero ushobora gusanga uzamubaze Washington ushobora gusanga ari nka Amoti cyangwa Arari utuntu nk'utwo ngo ufite information zirutizaje n'umutoro wash n'umutipe w'inyangamugayo nawe honestly ahubwo unyeretse abantu bazima benda kumera kimwe bose Washington twarahuye muri studio anyumva ndirimba ari indirimbo ya Liliane nakoze ndi kumwe na Liliane aranyumva itakunda ngukuntu ndirimba ko yambwiye sinzi nimba byari byo cyangwa ashaka muha akazi ariko nanjye dukoze indirimbo nyuma nk'urukundo akabuto n'umuhanga kandi n'umwana actually abafete ntabwo afite mandi z'abahanzi we n'umupapa ubona uri responsable cyane. Alright, so arakoze cyane Kitoko mbere yuko tugaruka reka tubanze tugende na break ho gatoya. Nice. Indirimbo wenda turazivugaho twihuta. Tiro we tumaze kuyivugaho ariko ndagira sinzi impamvu yanjemo. Hari impamvu wenda nazi. Hari indirimbo bita Pole Pole. Pole Pole ni indirimbo kuri wowe wavuga hwiki. Twatangiye urugendo bigoye ibyo iyo ni meaning yayo ubundi bwayo fete nta n'ibindi bisobanuro nashaka kuvuga urugendo okay wongeramo utundi tuntu kugira ngo indirimbo ibindirimbo ariko ubundi nashaka kuvuga kuri urwo rugendo. Alright. Nice. Indirimbo navuga ko yakwibukije ibihe wari uri kumwe na Pastor P
Thank you Kagame. Thank you Kagame, wenda turaza no kuyisorezaho ariko mu mashusho dufite ndagira ngo umbwire ni indirimbo hagaciro kameze gute, ni indirimbo wibuka yiki, ni indirimbo wowe uyikora watekereza ko izagera nyine popularity nk'uko imeze nyine uyu munsi. Ikintu nyiziho n'indirimbo yanyoheye gukora mu ndirimbo zose kuko nandikaga ibintu mfitiyeho nzi. Naho buri ushaka guhimba indirimbo y'urukundo ubushaka avuga ati umuntu ashobora gukundana n'uyu bikagenda uko mukabiburana, ariko birabyo ni ibintu nabaganzi ko mvuga neza ko ari byo. So yaranyoroheye na Pastor P arabizi, twayikoze nk'amasaha 3 cyangwa n'ibira ubundi zidutwara ibyumweru. Kirenze kinshimisha kuri yo nuko abantu bayikunze kandi za kuba indirimbo y'ibihe byose. Hashize igihe kinini baracyayicuranga, hariho abantu nagiye mbona banyereza message ngo please ngo muri arena iyi ndirimbo ugomba kuyiririmba. Namani humura. Ni itegeko nzayiririmba. So ya n'indirimbo ya impamvu nayikoze irumvikana, amagambo yayo arimo kandi nangiri mu ndirimbo nkunda kurusha izindi. Okay. Nice. Nje reka ngushimire umwanya wawe, reka ngushimire kuba wemeye ubutumire bwacu, ariko mbere yuko tugenda mfite iyi video reka tuyishyiremo gatoya, uraza kumbwira icyo gihe watekerezaga iki tugende kuri bya bindi byose uvuye mu Rwanda kwiga, akazi, ubuzima, ubuhanzi byose biri kumwe nabyo, ariko aka video reka tubanze tugakineho gatoya. Director Vava nagakina turaza kugaruka nubwo turindira ko karangira, uraza kumbwira wowe ibyumviro wari ufite icyo gihe byari ibyumviro bimeze gute, ni naho turi buze gusoreza ikiganiro cyacu hamwe na Kitoko. Here we go. Rwanda nk'umunyarwanda uri hanze y'u Rwanda none numvaga ko ntatsinzwe tu nabyo okay, at least ya majoro za sino navutsemo majoro naraye biba bigoye. Niba hari ikintu kibishe kibaho no kwiga, niba hari ikintu kibishe kibaho nzi no kwiga. So ubirangije ntabwo navuga ngo hari feeling iri niki ugira mu mutima wawe, ahubwo uvuga ati ni byose birarangiye kwera ndabikoze. Hari igihe urangiza uvumva uryanze ati ntabwo nzasubira mu ishuri, ahubwo next week ukajya muri ugashiduka. Hari ibyanze navuga ngo gushaka umutekano w'ubuzima, ushiduka hari ikindi ubuzima buri kora n'iki kintu. Ariko byari navuga ko ari Imana tu. Warangije kwiga mu biki cyangwa ya impamya umenye n'iki? Ni politics na project management. Politics and project management. Politiki uyizimo ufite n'umushinga na uranenga. Thank you so much bro. Reka ngushimire wakoze kuza. Jewe kubera thank you Kagame, uri Imana yaduhaye. I have a gift for you. Wiro mupira maranye almost 1 year. Yeah. Narinzi ko one day. Kandi ibyo mvuga n'ukuri. Narinzi ko one day ko twe twaramaze kuvugana kuzaza. Ndavuga one day nugaruka nzaguha Imana. So mu byubahiro byawe mbere yuko nakira mili. Ndahaguruka? Yeah, you can come bro. Get your t-shirt man. Iriho umusaza. That's it. Asante man, asante guys. Iyi niyo gift mbona naguha ko ntakendera ko ntajwe ngira se. Uzi umutima wanjye ukunda ndakuza uranze tu. So uraza kureba amagambo ariho cyane. Cyane wayibonye. Asante kabisa. So iyi niyo gift naguha uyu munsi, nekereza ko abagutegereje muri BK Arena tariki 5 kwa Davido ubwo ngubwo. Nishati iriho afande nta gisa nayo. Sea. Asante sana bro. Blessings. Wakoze kuza. Wish all the best kandi ndakwifuriza ko igitaramo cyawe kizagenda neza hamwe na Davido. Ndakwifuriza ko ibyo urimo byose Imana igufasha bizagenda neza. Sinzi niba ari icyo babwira abanyarwanda bari bamaze igihe bamutegereje bamukumva. Nta kindi bagushimire kuko uri mu bantu bamfashije bafashe n'abandi bahanzi. Wewe kandi uri umuhanga. Thank you so much.